Apotre Mbayahaga. Bayahaga ni iberege. Ni iberege. Ibinyamakuru byamubitse bamwe bati yahawe uburozi, abandi bati ngo abadede ngo baramwishe ngo kubera amabanga yari afite. Abandi bati byagenze gutya na gutya. Mukanya ngira ngo baze kunyuzaho iyo video. Barayinyuza Samu. Ni nayo mpamvu ubundi twagakuye kuba twanakoze ikiganiro kare ngo hahiye ngo Mbayahaga yapfuye cyangwa se biki. Ariko twebwe ntabwo ari yo context turimo. Donc twabanje gushaka amakuru. Hari n'umuco abanyarwanda tugomba gukomeraho tukawutandukaniraho n'abandi bantu. Ngewe buri gihe mbona inkuru abakongomani bakora zibazibika abayobozi bo mu Rwanda. Noneho byagitwara u Rwanda kuba Mbayahaga ariho byagitwara u Rwanda. Ukuri kuriho ni kumwe. Umunsi urizina nkuko abarundi nyine babivuga, Mbayahaga azatabaruka, azitaba umukama. Nkuko nanjye igihe kizagera ngacisheni, nkuko n'undi wese igihe cye kizagera akagenda. Nkuko n'abari abakongomani ubona birirwa babika ngo James Kabarebe yarapfuye, hari n'abamaze gupfa mbere ye bari bamubitse barapfuye barabashyinguye. Hari n'abumvishe iyo nkuru bakayiserebura bamaze gupfa barabashyinguye mbere ye. N'ababivugaga hari abazapfa mbere ye. Yagakwiye kurekana no gufata senga mugira umwere, ahubwo we akaza nka Jean-Luc. Ahubwo hari avuga ngo ni hari gukoreramo none ibyaha. Yego, akareba ahubwo ko we nka Jean-Luc kubwa atitaye ku byase no kuri se, we ubwe hari ukuntu byagenda. Ariko icyo cyo kibazo cyane. Hari ikintu nshaka kukubwira Sam. Uriya mwana Jean-Luc uriya muhungu wa Habyarimana ubona. Uzi ko ibisigazwa by'indege yari itwaye se byaguye iwabo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fabula Woodtech. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fabula Woodtech ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bakorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fabula Woodtech. Wadusanga aho dukorera mu Gakiriro ka Gisozi, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 079 12 40 Fabula Woodtech, igisubizo ku batugana. Karizere ko bimeze neza cyane wowe dukurikira umunsi ku munsi aba ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda TV. Hose uhawe ikaze, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda. Mwebwe tubana umunsi ku munsi mutwereka ko turi kumwe binyuze mu biganiro tunyuzaho hano kuri YouTube zacu. Mwese tubahaye ikaze muri kiganiro cyo muri iki gitondo. Tukagakire Samu Robert Sympathique nawe yabukereye. Turazindutse, turaje, turagarutse, turacyahari, turacyari babandi. Turi babandi nta gahunda dufite yo guhindagurika nk'ikirere. Akantu ka turacyari babandi buriya. Ari uburyo abantu bagakoresheje, ariko buriya akagaragaza ko kuba hari uwo wari uriwe ubuzima bugahinduka. Yego. Erega burya turika guhindura ubuzima burahinduka, n'umuntu arahinduka. Uribukaho ako gaterime kavuye kuri His Excellency. Yego. Urumva abarwana urugamba rwo kubora igihugu babaga mu ndaki mu myobo, ariko ubu bari mu mujyi. Ni nka kwa kuri kwa turi kuvuga ngo Mvetura ntago ikiri inyeshyamba, basigaye ari inyamujyi. Yego. Ariko no kuvuga ngo muzaze navuze ngo twebwe turacyari babandi bashobora gusubira mu ndaki. Yego. Tukongera tukarwana turwanira ikiza. Nuvuga ngo rero ubuzima burahinduka, n'umuntu
agahinduka ukabona ko ibintu byose bihindutse ariko ikimurimo uwo ari we ibyo atekereza n'imigambi ye n'intego ze byo bigomba kuguma ari bya bindi. Niyo mpamvu nimba umuntu yari mu ndaki ari afite uburenganzira bwe arimo kurwanira, akagira igihe ava mu ndake uburenganzira bwe yamaze kububona akajya gutura mu nzu nk'abandi, ntabwo akwiye kwibagirwa ikintu cyatumaga aba hehe mu ndake, kugira ngo ejo n'ejo bundi nihagira ikintu gishaka kongera kumusubizayo azaba agifite ya sipiriti na ya myumvire yo kongera kwirwanaho ibintu bikagenda neza. Iyo speech ifite great message, ifite ubutumwa bunini bukomeye, kubera ko kenshi byakoreshwaga mu gihe tuvuga ngo ese tufite urubyiruko rushobora kujya mu ndake bibaye ngombwa. Ese kuko urabizi rimwe na rimwe baravugaga ati ariko abo urubyiruko ni uko byagenda kose ntimuzasinda aya mahoro, uyu mutekano ntimuzawusinde, yego mwumve ko byarangiye, anytime muhore muri ba bandi. Icyo nakubwira ni uko inkondo iva ku gicuma. Yego, uranyumva? intare byari intare. Buriya ushatse kureba urubyiruko rw'u Rwanda wahera ku basaza b'u Rwanda, urabyumva? Buriya ariko rero aho hantu uzi impamvu tutari bwemeranye 100%. Abasaza b'u Rwanda banyuze mu mateka ashaririye. Yego, ya mateka bagira abo babaye yego, urubyiruko rwinshi rwavutse babasaza ya mahoro baharaniye yaraje, yego, ruvuka mu gihe cy'iterambere, nta experience y'amashyamba bazi, umva nkubwire, nta experience y'ubuhunzi bazi. Umuntu wese ufite imyaka 40 mu Rwanda 40 y'amavuko, ubwo jenoside yaba afite imyaka 8. Yego, sibyo? Umuntu wese ufite imyaka 40 y'amavuko hano mu Rwanda nta cyiza na kimwe yigeze arebesha amaso ye atagikesha buno buyobozi. Urabyemera cyangwa ubyanjye? wari ufite imyaka 8. Icyo nkubwira, umuntu wese ufite imyaka 40 mu Rwanda none nta kindi kintu cyiza yabonye cy'ingoma cyangwa cy'ubundi butegetsi mu Rwanda. Umuntu wese ufite imyaka 40 mu Rwanda, ubwo nawe yavuga ko yari ingoma ebyiri. buretse nkubwire, yazibayemo ariko ari imwe. Imyaka 8 yazibayemo kuko yavutse mu yindi, ariko yari imwe azimwe. Uranyumva neza? Ibyo bintu bisobanuye iki rero? Nka 80% by'abanyarwanda cyangwa dufate 70% by'abanyarwanda bari munsi y'imyaka 40. Ikindi nakubwira, ubwo izo mbaraga z'u Rwanda zizigamye ziri muri abo bantu bafite iyo myaka guhera kuri 40 kumanura. Turi kumwe? Ndagira ngo nkumvishe ko guhera ku myaka 40 kumanura usubira hasi bari mu nzego zose z'igihugu, uhereye muri guverinoma kugeza mu isibo. Turi kumwe? Guhera muri guverinoma kugeza mu isibo. Ibyo birasobanura iki cyangwa birakumvisha iki? Birakumvisha ko nibyo nta rugo rubura, birashoboka. Nta n'umwiza wabuze inenge, kandi nta byera ngo de. Hashobora kuba harimo bamwe bake bafite ukundi babibona cyangwa babyumva, abo ntiwanababuza. Ariko ndakubwiza ukuri ko izo mbaraga nkubwiye ziri hagati y'iyo myaka 40 kumanura nizo zirinze umutekano w'uru Rwanda, nizo zirinze inkike z'igihugu, nizo zirinze umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo. Nibo bari mu nzego z'ubuyobozi, sibyo? Kugeza muri guverinoma hejuru, abakuru barimo barengeje iyo myaka 40 ni indorerwamo, ni icyitegererezo. Ubwo noneho ni kwa kundi byasroga bazayihindure. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu z'uyu munsi, noteze ejo hazaza. N'ejo hazaza. Iyo bavuze n'ejo hazaza baba bamininga the next generation. Ntabwo ari iyi ngiyi noneho ibiriho. Iyo bavuze n'ejo hazaza baba bavuga generation iri munsi y'iyo noneho. Bavuze ngo urubyiruko ni imbaraga za none, niyo generation ndimo kukubwira.
bakabwira ngo kandi urubyiruko ni nazo mbaraga z'ejo hazaza, ni aba bari inyuma, bamwe bararenga abandi bahinguka. Iyo niyo meaning yabyo. Rero igihari ni ubwo buryo uru Rwanda rwacu ubona ruyobowemo, ntabwo ari rwa Rwanda ngira ngo wabonye ejo nyakubahwa perezida wa repubulika na madamu wabonye mu isura nshya bagiye hariya muri IPRC Kicukiro bagiye kureba final ya challenge 2026 muri tennis. Ntabwo wabibonye? Yego. Ntabwo wabonye ko ari kumwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri ya siporo? Yego. Ngarambe. Nta n'imyaka 37 afite. I think uri yavutse nyuma jenoside nimba atari muri jenoside. Simbizi. None se uragira ngo nkubwire iki kindi, niba umwana uri muri hagati y'imyaka 30 na 35 w'umujene ari uri kujyana na perezida wa repubulika y'u Rwanda ayoboye minisiteri ya siporo amwereka ati aba gutya no kubimeze sport like this ibintu bimeze gutya. Uru Rwanda ni igihugu cyubakiye ku mbaraga zacyo kiyobowe mu buryo cyahisemo, kandi gahunda ni ugukomeza kwishakamo imbaraga, igihe kikazagera u Rwanda rukazaba u Rwanda rwifujwe kuva kera. Nibyo nakubwira Sam. Ubundi tuba muri ya gahunda bita twatojwe, hari gahunda bivuga ngo nako ntabwo ari umugani, ni imvugo nyarwanda. Igira iti ndinda mawe ndinda mwana na ndinda dawe. Ndinda mawe cyangwa ubwo na ndinda dawe birajyana. Gahunda ni tujyane. Igihe umubyeyi, igihe abafashe igihugu bagahagarika jenoside, yego, iriya yari gahunda ndinda mawe ndinda dawe, kuko bari abasore zari inkumi. Yego. Ubu noneho nimba bari kugenda basaza, ubwo noneho tugeze muri cya gihe natwe tugomba kubakorera bya bintu. Erega kugira ngo byumve neza, reka tujye mu gisirikare cy'u Rwanda. Yego. Mu gisirikare cy'u Rwanda ari umusirikare ukiri ku rwego rwo hasi, ugejeje imyaka 45 y'amavuko ujya mu rugo. Urabyumva neza? Yego. Kuba officers wagera kuri 55 ukajya hehe, bo hejuru ukajya hehe, mu rugo. Hakaza n'abandi bitewe n'inshingano. Bisobanuye ngo nyine rwa rubyiruko zambaraga. Hano mu Rwanda ushobora kubona umujenerali uri mu myaka 40 barahari. Urabyumva? Kandi barakoze akazi cyangwa barakurikiye isomo. Yego. Ibyo byose rero biraza bikakwereka uburyo igihugu kiba cyubakiye ku mbaraga z'abana bacyo. Apana kujya kuzana guverinoma ikabirimo ababirigi 50, abanyespanye 7, abafaransa 8, abadage 9, ikaba guverinoma y'igihugu cya Afurika. Hari ibintu biteye. Ngayo ngukorera, reka twinjire mu makuru kugira ngo n'ubutumwa twari tubanje kuganiraho byumvikanye cyane. Reka twinjire mu nkuru zacu muri iki gitondo. Ariko ubwo butumwa arakantu gato tukwiye kuba tuburenzaho. Ubwo butumwa kuko buriya iyo tuvuga baba bumva, hari ababa bari kumva cyane. Reka nushaka kurenzaho ni gato. Hari abantu bari kugenda bashaka kuvuga ibintu byinshi ku Rwanda barushyira mu kanwa bavuga ibintu byinshi bashaka. Mwemerewe kuvuga, gusa muzirikana ikintu kimwe: u Rwanda rwabayemo jenoside isi yose irebera. U Rwanda rwagize gute? Rwabayemo jenoside isi yose irebera, abatutsi barenga miliyoni bapfa mu minsi 100 gusa. Turi kumwe? Abana b'u Rwanda baraza bahagarika ya jenoside. Ngaho bidahagije bubaka uru Rwanda, abantu bose bararubona aho rugeze. Ubu nonaha hari abafite tendance yo gusenya u Rwanda. Kabisa. Sinzi aho uri, sinzi icyo uri gutekereza, sinzi icyo uri kugira gute, ariko hari ikintu kimwe udakwiye kwibagirwa. Ba bandi bahagaritse jenoside bakubaka uru Rwanda rukagera hano rugeze, ntuzigere wibagirwa ko aribo mushobora kuba muri gushaka guhangara. Hari akantu hereyeho ngo uri kubona abantu bose kuri social media, ubwo tuba tuvuga ibihugu bigiye bitandukanye. Yego. U Rwanda. Yego. Mpita nibuka hari umuntu w'umugabo wambwiye
ngo igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye cy'abana bateramo cyane. Nawe ibaze ni ikihe giti kitarimo imbuto cyaterwa imijugujugu Ntabwo bya- kugira bamanura amababi? Igiti kirimo imbuto giterwa imijugujugu kugira ngo urebe ko byibuze hari n'akamanuka kamurye kamanuka kakagwa ugatoragura, kandi nabwo ngurye Ugatora. ngurye ukiruka. ngurye. Niyo mpamvu nyine urwo Rwanda ari u Rwanda. Gusa igitangaje, mukomeze mwivugire, mukomeze mugire ku kijyanye no mu bikorwa, muzashya. Noneho bari kwikomanga ngo RDF yafatiwe ibihano, ngo RDF yagize gutereka mbwiza ukuri. Ubu tuvuge ko abavuga urano kuvuga gerega intambara yo kuvuga ngo u Rwanda buriya akenshi iyo twajyaga gufata abantu bavuye hanze b'impunzi baragiye muri za 1994 kangahe, bano FDLR yari yarafashe bunyago b'abaturage, yego, barakubwira ati twebwe twagiye dushaka kuza, bakavuga ati mwe muretse ibintu birenda gutungana, yego, turenda gukuraho Kagame, tuzataha neza, yego. iyo buretse rero uzi nk'igihe yahereye, ubu dushobora kuba hashize nk'imyaka, hari nk'umuntu umaze nk'imyaka 25-30 ashaka gutaha, bamubwira ati buretse turenda gufata. None se ntiwabonye ko bamwe mu bayobozi ba FDLR bari hariya muri Congo bagerageje gushaka kwivumbura, bakavuga batari ku bundi? Muzi ko twebwe iyo turwana nka FDLR tugira gute? Tuba tumeze nk'abari kurengera umuryango wa Habyarimana wagejeje u Rwanda kuri jenoside. Barangije baravuga ati kwanza twebwe nibi bintu duhora turwana tuvuga ngo FDLR turi FDLR, kandi nyuma tukazabona nubwo twagira dute twabona hari abandi bari kuza baseruka mu izina ryacu cyangwa se mu isura yacu, ubundi umuryango kwa Habyarimana uba hehe kutaza ngo wifatanye natwe tugire uko tubiganira? Ni nako bakoze babiganiriza aba FDLR, babiganiriza Tshisekedi, abazanye Jarike. Tshisekedi natangira kuganira na Jarike, nibwo mwabonye nyina wa Jarike niwe wabanje, mwabonye nyina wa Jarike akaza ku ma YouTube agatangira akavuga, nyuma mugatangira kubona Jarike aza. Buriya abantu bo muri FDLR rero batangiye kubwira Tshisekedi, ariko namwe muradukina, nimuzana abo bantu bo muri uwo muryango. Nyamara buri gihe bahora bakina ikarita nabi Sam, buri gihe bahora bakina ikarita nabi. Wabonye ukuntu Jarike si umwana wa Perezida Habyarimana wayoboye u Rwanda akarugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi? Wabonye ko Jarike yashatse kuza ameze nk'uri kweza se kugira se umwere Habyarimana? Iriya ahubwo vuga ngo kari ka YouTube bafunguye, kari akabanza gutegura. Gutegura nta kundi ni ukweza, ni ukweza se, ni ukwerekana ko yari umuntu mwiza, yego, ko nibyo byabaye ari byo bamusizeho nta ruhari, yego, ko yari umuntu rwose ukunda abanyarwanda, ushaka amahoro. Abantu bagiye bakurikira ibiganiro kuri YouTube barabizi ko ari yo auditor line yabo. Icyo nashaka kuvuga mbigaruka, icyo nashaka kuvuga nuko Jarike kugira papa we umwere we ni nko gutoragura amayugi, ni nko gutoragura yumye. Uri kubyumva? Ahubwo ntekereza ko kubera yuko bivugwa ko icyaha cyakabaye ari gatozi, yagakwiye kurekana no gufata se ngo amugire umwere, ahubwo we akaza nka Jarike, ahubwo hari avuga ngo ni hari gukoreramo none ibyaha. Yego, akareba ahubwo ko we nka Jarike kubwo atitaye ku byase no kuri se, we ubwe hari ukuntu byagenda. Ariko icyo si cyo kibazo cyane. Hari ikintu nshaka kukubwira Sam. Uriya mwana Jarike, uriya muhungu wa Habyarimana ubona, uzi ko ibisigazwa by'indege yari itwaye se byaguye iwabo mu rugo nyine. Uriya mwana Jarike nta kintu na kimwe yakoze, niwe wa mbere, niwe wasohotse mu nzu indege ya se imaze kurangira gufotora. Uri kubyumva? Bisobanuye ngo byapfa byakira. Abantu ba mbere bageze ahantu indege yari itwaye Perezida Habyarimana yaguye nabo mu muryango we, cyangwa se nabari hafi yiwe, kandi n'uburinzi bwe. Ari nayo mpamvu uriya si nawe muto, oya ni nama ari mu bakuru, afite mukuru witwa Leon. Uri kubyumva? Ari nayo mpamvu ariko afite abana benshi, ntugire ngo ni bari yagusa, yego 8. Ari nayo harimo n'abatameze neza. Ari nayo mpamvu
buri ndege yose iba ifite black box ishobora kubika amabanga y'icyaba cyateye impanuka, ariko iyo box ntiyigeze iboneka. Bisobanuye ngo biranashoboka ko yaba nayo iri mu byaguye aho hafi igatorwa mu byatoraguwe nk'uko n'amafoto yafashwe. Ibyo byose rero biraza bikwereka iki? Ibyo ngibyo wabihuza byose, wabihuza ukanibaza impamvu nyine nanone mu guseruka imbere mu muryango wa Habyarimana hagarutse Jean-Luc. Uri kumva ukuntu hakimara guhanura se ari we wasohotse agahita abibona bwa mbere akanafotora, n'utundi tuntu twinshi cyane turi aho ngaho utabasha guhita kudetaya kandi turi hanze tuzi twese. Wanarangiza ugasanga nonaha mu kugaruka umuryango wa Habyarimana baza beza Habyarimana bakagaruka ari na Jean-Luc n'ubundi uri imbere. Ibyo bifite ikindi gisobanuro cyabyo, urabyumva? Ariko rero uwo Jean-Luc si ikibazo, kuko we rwose ku myaka afite, ndatekereza ko imyaka afite asigaje nk'indi 30 byo gukomeza gukora biriya akazarangira nka Faustin. Twagiye ngayo ngo ukore twinjire muri mu mwandiko nakaba kanyuze, ariko nanone biba bifite ubutumwa tuba tugomba guha cyane cyane abadukurikiye muri rusange. Wabonye ko kuri social media mu gitondo twe tuzanye inkuru y'impamo ku byasinitse bivugwa. Nabonye inkuru yuko mu binyamakuru bitandukanye bazinutse babika Mbayahaga. Apotre Mbayahaga ni iberege. Ibinyamakuru byamubitse, bamwe bati yahawe uburozi, abandi bati ngo abadede ngo baramwishe ngo kubera amabanga yari afite, abandi bati byagenze gutya na gutya. Mukanya ngira ngo baze kunyuzaho iyo video, barayinyuzaho Samu. Ni nayo mpamvu ubundi twagakwiye kuba twanakoze ikiganiro kare ngo hahiye ngo Mbayahaga yapfuye cyangwa se biki, ariko twebwe ntabwo ari iyo context turimo. Donc hari n'umuco abanyarwanda tugomba gukomeraho tukawutandukaniraho n'abandi bantu. Ngewe buri gihe njya mbona inkuru abakongomani bakora ziba zibika abayobozi bo mu Rwanda, bakabika abayobozi rwose, bakabica bakanabashyingura. Uwo bamaze icyumweru batamubona bahita bamubika ko yapfuye, ndetse ko abitse muri morgue, ko ari gukonjera muri frigo, ko byarangiye. Ukagira ngo bo niyo nkuru bari biteze cyangwa se nicyo cyari kibashishikaje. Ibyo ni ibyabo. Nkabona n'abarundi rwose bakaza mu makomantere bati barapfuye. Kuki mutagira? Ntabwo abanyarwanda ariko twagakwiye kubatumira, kubera ko njyewe nkanjye Sempa kubaho kwa Mbayahaga ntacyo bintwaye pe. Niba njyewe ndi Sempa kubaho kwa Mbayahaga bikaba ntacyo bintwaye, ubwo kubaho kwa Mbayahaga byagitwara u Rwanda? Njyewe ubwanjye ntacyo bintwaye, noneho byagitwara u Rwanda. Kuba Mbayahaga ariho byagitwara u Rwanda. Ukuri kuriho ni kumwe. Umunsi uri izina nk'uko abarundi nyine babivuga, Mbayahaga azatabaruka, azitaba umukama, nk'uko nanjye igihe kizagera ngacisheni, nk'uko n'undi wese igihe cye kizagera akagenda, nk'uko n'abari abakongomani ubona birirwa babika ngo James Kabarebe yarapfuye. Hari n'abamaze gupfa mbere ye bari bamubitse barapfuye barabashyinguye. Hari n'abumvishe iyo nkuru bakayiserebura bamaze gupfa barabashyinguye mbere ye. N'ababivugaga hari abazapfa mbere ye. Urabyumva? Rero ntabwo icy'ingenzi ari ukumva ngo Mbayahaga yapfuye, cyangwa se n'igitangaje Mbayahaga yapfuye si natwe twamubika, n'abari babijyanye mu bitangazamakuru sibo bamubika. Byenda izo nkuru bazikora ariko byabitswe n'umuryango we n'igihugu cye n'abandi. Ibyo bintu nuko biriho. Ikiriho rero Mbayahaga ariho, kandi rwose nimba hari n'abantu bari gutekereza ko Mbayahaga mu mureke yivugire, yigire ku mukubito yivugire, yigire kuri Afurika na yivugire. Mbayahaga mu mureke nyine yivugire, kuko Mbayahaga
ni umukozi w'Imana si. Uri kubyumva? Ni umukozi w'Imana si. Imana si ubwo ushatse kuvuga iki? Eh? Iyo uvuze ngo Imana si uba ushatse kuvuga iki? Mbayahaga mumuzi nk'umukozi w'Imana. Ariko muri iyi minsi muri kumubona mu isura y'umuntu wo mu isi w'umunyepolitiki. Ni umukozi w'Imana si. Ni ukuvuga ngo rero mwebwe mumubone nk'umuntu yambaye impu zirenze rumwe, ari mu masura arenze imwe. Mbayahaga numubona ari kugusomera Bibiliya uzamwakire nka Mbayahaga. Numubona ari gutambira gitare yinyagambura agabanya ibinure uzamwakire gutyo nuko azaba ameze. Nuzamubona kuri kamera ari gusesengura ibya politiki Mbayahaga uzamwakire gutyo. Nuzamubona ari kwishimira ko Bawilingoma bapfuye n'abandi bapfuye Mbayahaga uzamwakire utyo. Ni ukuvuga ngo Mbayahaga uretse mwebwe abantu munanirwa kugira uko mumufata n'urwego mumushyiraho, n'Imana yamuremye avuga akorera nawe ubwo yayobewe aho yamushyira. None umuntu n'Imana akorera yayobewe aho yamutereka ngo abe ariho imubariza. Mwebwe abantu ni gute mushaka gufata Mbayahaga ngo mugeraho mumubariza? Mbayahaga ni umukozi w'Imana, ni apotire. Mbayahaga ni umunyepolitike, ari no mu nzego z'igihugu, ahabwa akazi na perezida. Ni umuvugizi. Uri kubyumva? Avugira leta mu buryo burendirekte, akavugira ibiro bya perezida mu buryo burendirekte, akavugira na ntuza na FDNB, akavugira FDNB mu buryo burendirekte, agasengera igihugu na perezida akanahanura. Urabyumva? Uriya rero uriya wamwita nk'imboni y'igihugu cy'u Burundi. Imboni y'igihugu cy'u Burundi harya abo babita imbonera kure. We dufata Mbayahaga mufate nk'imbonera kure nkuru. Uri kubyumva? Kandi ikindi bijye bikwereka ko nyine igihugu cy'u Burundi kiracyakennye abasava. Urabyumva? Igihugu cy'u Burundi gikennye abasava. N'abandi bake barimo ni nka ba Gaston Sindimwo bakinnye politiki batameze nka Mbayahaga wavuye mu rusengero akaza muri politiki. Sindimwo we ni umuntu wabaye vice perezida w'igihugu yungirije Nkurunziza. We niba nukurikira Sindimwo ugakurikirana Mbayahaga, Sindimwo yarageze ku rwego rwo kuba vice perezida. Mbayahaga akaba aricyo ntazi kugeza uyu munota ukaba utagiraho mubariza muri politike, baramushyize mu bamambure ba bodi runaka. Ukumva vice perezida uburyo byonyine ugafata Sindimwo wabaye vice perezida uburyo asobanuriye intambara iri muri Kongo. N'uburyo avuga buri gihugu cyagakwiye kuba kibyitwaramo, ko ingabo zakwiye kuba zitwara mu buryo nyine bwa politiki. Ntibashobora kubihuza. Ni uwamaze kumwumva ukumva ibyo Mbayahaga avuga, wakumva ameze nk'umwana urimo yikinisha agaseka cyangwa yikirigita agaseka. Ikiriho rero nuko Mbayahaga yavuga ntavuga politiki. Mbayahaga yavuga avuga propagande z'abadede. Nicyo gituma abantu bose bashobora kuba bibaza bati Mbayahaga yabazira iki kibintu avuga, abantu bashobora kugira uko babyumva akavuga gute. Mbayahaga nyine umuntu wese ushaka kumva propagande cyangwa se icengezamatwara ry'abadede yatega amatwi Mbayahaga. Ariko umuntu ushaka kumva politike ya nyayo y'ukuri yagakwiye kubikora mu Burundi ndetse n'ahandi. Yakumva ba Sindimwo, akumva ba Ndayizeye, akumva ba Agato, barahara basava bakoze politike mu Burundi batari nkoma mashyi z'abadede. Nicyo kintu kiba kiriho nyine, nibyo. Ni nayo mpamvu rero urupfu rwa Mbayahaga abantu bari babaye nk'abarugira ikintu kidasanzwe, ariko rwose Mbayahaga ni umuntu usanzwe ku Banyarwanda. Mbayahaga ni umuntu usanzwe ku Rwanda. Rwose Mbayahaga ni umurundi wibereye hariya wivugira ikirundi, umu apotire. Imana imwongerere n'ubuzima, imuhe n'umwuka wo gukomeza kwivugira. Ngiye nicyo navuga da. Kandi Mbayahaga ariho nta n'igicurane arwaye. Urabyumva Samu? Ikindi kandi hari ukuntu ibintu bidafite agaciro abantu babiha agaciro bikaba byagaragara nk'ibintu bifite agaciro kandi bidafite. Rwose niyo Mbayahaga yaba yapfuye nta gishya cyaba kirimo, keretse uwabivuze ari kwishakira umurundo wa views. Yego nicyo, nta kindi. Ndatekereza ko nta Mbayahaga nta kindi. Ariko nabonye barafunguye General Bunyoni. Yego, which is good. General Bunyoni yarafunguwe. Ariko General Bunyoni
none se kubera iki agifungurwa abarundi bahise bakoma amashyi bakamwakira na yombi bavuga ngo igitoro kirabonetse? None se bamufunguye hakurikijwe urubanza? igitoro kivuye umva nkubwire, uriya Bunyoni yafunguwe kubera igitutu cya Tanzania. Wari ubizi? Ubundi ibintu biroroshye. Uriya Bunyoni ubona, Bunyoni yigeze akorana business ikomeye y'igitoro na Nkurunziza wari perezida mu Burundi na Kikwete wari perezida muri Tanzania. Turi kumwe cyane, turi kumwe. Bakoranye deal y'igitoro kugeza ubwo igihe cyageze. Uriya Bunyoni ni umuherwe, buriya yagendaga no mu modoka yanditseho Bunyoni va 8, ariko yanditse, yagendaga mu ruganda agakoresha yanditseho Bunyoni, General Bunyoni. Uri kubyumva? Marike ya ari General Bunyoni zose, afite ibanga ryose, afite adresse zose, kongeraho ko ari general y'uburyo atuma igitoro kikavuye kivuye kikamugeraho nta ntugunda mu buryo mwe cyangwa ubundi. Bunyoni rero yagambaniwe n'abari ku butegetsi, yagambaniwe n'umuryango uri ku butegetsi, kugeza ubwo rya soko ryari rifitwe na Bunyoni yanazize ry'igitoro ryahise ko rifatwa n'umugore wa perezida Ndayishimiye. Turi kumwe cyangwa ndi turi kumwe? Rimaze gufatwa n'umugore wa perezida Ndayishimiye rero hari ikibazo cyaje kuvuka. Ariko hari n'umuntu w'umunyarwanda uri afite business nayo bafunze y'igitoro, bashobora kuba baranamwishe mu Burundi hubwo. Yego, urabyumva akoreragayo. Yajyanye na Bunyoni mu bihe bya Bunyoni kugira ngo bari abakabe. Noneho izo transport zose z'ibyo bikomoka kuri peteroli byatangiye banyereza imisoro muri Tanzania. Bajya gutangira kugirana ibibazo iyo sosiyete ya Angelique Ndayishimiye n'abo batanzania babo bakorana ba Kikwete n'abandi. Byatangiye haza kunyerezwa imisoro, ibikomoka kuri peteroli by'u Burundi bakabifungira muri Tanzania, byose ibindi bigahera ku mipaka bakanga ko byinjira mu Burundi, biragenda ibibazo by'igitoro. Ngira ngo urabizi mu Burundi byari byarabaye akandare. Uyu rero General Bunyoni ndagira nkubwire ko ni umukire, ndetse ibyo bintu arabizi. Ndahamya ko bamurekuye mu rwego rwa politike, kandi hari icyo agiye gufasha u Burundi. Yarekuwe mu buryo bwa politike, kandi yarekuwe ku bw'igitutu cya Tanzania, kandi Tanzania yabisabye Ndayishimiye kugira ngo umubano ukomeze neza, na nyuma yuko umubano ukomeza neza na business zikomeze neza, impande zose zumvikana. Kuko ntabwo Tanzania yari yarigeze yishimira ifungwa rya General Bunyoni, kuko babonaga ko Ndayishimiye arimo kumurenganya. Uko niko kuri kubiri inyuma. Ni nayo mpamvu kumufungura wabonye byabaye nyine, ariko bikaba mu gacereri, yafunguwe ariko bigahita ko birangira. Wabonye ko nta n'umuntu wigeze agira ikindi abivugaho, nta bayobozi bagize izindi commentaire babishyiraho. Bunyoni we yarafunguwe tu, ubu ari mu rugo. Yego yaranarwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ni benshi barwara bakagwa muri gereza. Hari nabo yasizeyo barwaye indwara zikomeye kurusha izo yararwaye. Nibyo Samu nakubwira kuri Bunyoni. Genda Samu uratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.